Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana bane namwe nahandi muri rero ni kuri Mubwire TV wakwibaza ngo niki tubwira abantu ko ari beza tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko ari umugisha tubwira abantu ko ari ingenzi kubagira mu buzima bwacu nta bindi Mubwire TV tubwira abantu twebwe tuvuga ibyiza twahisemo kureba ibyiza nababwiye ko iyo amaso yawe yahanze ibyiza urabibona nuhitamo guhanga amaso ibibi nabyo uzabibona ariko Mubwire TV n'abakunzi bacu twiyemeje guhanga amaso ibyiza tubwira abantu ko tubakunda bagihari tubaha indabo bakibasha kuzifata ndetse natwe tukibasha kuzifata rero turabasuje turabayambiriye tumaze igihe kinini tudaherukana twarabuze ariko ibyo turimo ibyo duhugiyemo nabyo ni byiza ni ibirushaho kwagura Mubwire TV ndetse n'abakunzi bacu bikarushaho kubabera byiza vuba turababwira amakuru meza y'ibikorwa byiza turi kubategurira rero nk'ibisanzwe murabizi ko mbere ko dutangira ibiganiro byacu tubanza kwamamaza murabibona ko nsa neza ndasa neza ndashaka kubabwira ko hari umuntu ukora makeup ayikora neza aho waba uri hose uramuhamagara akahagusanga akagusiga waba ufite ubukwe waba ugiye muri party waba ushaka gusa neza ushaka kwifotoza ukagenda usa neza Queen arahari kugira ngo agusige use neza kandi agusiga ibijyanye n'ibyo ukunda abantu murabizi muri makeup hari abantu bakunda ibintu bitandukanye hari abantu bakunda gushyiraho ibya hano cyangwa ibyo byose arahari ngiye ukuyankore ibi nibyo nakunze nawe ushobora gusanga hari ibyo ukunda rero Queen arahari kugira ngo abasige neza kandi abakorere neza nimba mufite ubukwe nimba mufite iminsi mikuru nimba ushaka kujya mu birori usa neza Queen arahari umuhamagare agusige ugende usa neza nimero ni 078 48 031 72 iyo ni nimero ye umuhamagare akorera Sonatube ahantu hari ama ofisi ya Bralirwa ariko si bivuze ko ariho wamusanga ushaka no kumuhamagara akagusanga mu rugo akagusanga ku kazi akagusanga aho ugiye mu kirori akagusigira muse neza nababwiye ngo muse neza nababwira amagambo meza mujye mubona ko muyakwiye hanyuma rero tuvuye ku muntu wa makeup ndabarangira umuntu udoda neza murabizi ko umutayiri wa mbere ni Grace niwe mutayiri wa mbere ngewe nzi w'inyangamugayo kandi wizewe umutayiri utabeshye ukubwira ngo umwenda uzabona kwa gatanu akawugwera kwa gatanu ikindi umwenda ugasanga urawambaye mezire yagufashe nyine birahura wa mutayiri urangiza kudoda ntufate n'umwanya wo gutegereza umwenda ngo bari kuwusubiramo no Grace yamaze kukudodera umwenda wawe arawuguha wawambara ukabona ni fit nyine nta hantu bagomba gukosora nimero rero ni 0788 55 uwo ni Grace akorera mu isoko rya Nyarugenge muhamagare ese uri hanze y'u Rwanda mwandikire kuri WhatsApp mubwire ngo ndashaka kundodera ndashaka ko unkorera umwenda mwiza ndashaka iribaya ndashaka umwenda wa civile mfite ibirori Grace arabikora neza bigende neza urifuza kwambara neza imyenda ya caguwa uravuga ngo caguwa nziza ntizikibaho imyenda y'ubukwe imyenda y'ibirori nunarahari muri Service Store ni muri Chic winjire ku muryango wa Access Bank umuryango ukurikiraho niho Nunu akorera nimero ya Nunu rero ni 0788 mu muhamagare cyangwa mwandike kuri WhatsApp ibyo mushaka byose Nunu arabafasha ese nawe urashaka ko twamamariza urashaka ko ibikorwa byawe bigera kure nta handi nyura kuri Mubwire TV turabyamamaza kandi abo twamamariza babona umusaruro w'ibyo twamamaje bigenda neza rero turabakunda kandi dukomeje kubashimira cyane abantu mwakoze subscribe abantu mudukunda abantu munyandikira mukambwira ngo murankunda mukunda ibiganiro byanjye nanjye ndabakunda kandi ku bakunzi banjye mbafite inkuru nziza yo kubabwira ngo babandi vuga ngo turagukunda ese twakubona gute twahurira ngiye mu minsi iri imbere ngiye kubabwira ahantu nzajya mbandi muzajya munsanga kandi mukarushaho no kubona service nziza zinogeye amaso yanyu uyu munsi rero navuze ngo tuganire murabizi ko umwihariko ubundi wacu wa Mubwire TV nukubwira abantu ko tubakunda kandi tukababwira bakiriho urukundo ntibaruvuga urukundo bararutanga murabizi rero muradutuma tukagenda tugaha abantu indabo mbibutsa ko indabo nziza ziri mu gisimenti kwa Mbappe akora indabo uzishaka nanyandikire mpite muha nimero ye ariko ikiganiro cy'ubutaha nzaza mbabwira nimero ya Mbappe hanyuma rero unyandikire nguhe nimero ya Mbappe agukorera urabo rwiza iyo dutumye ku muntu rero yagize isabukuru cyangwa se ari ukumubwira ko mukunda hakugira ngo uzarire yapfuye hakugira ngo ujye ushyira kuri stat nawe uvuge ngo wamugarura kandi waragize igihe kinini cyo kubana n'umuntu dutume dufite umuhanzi mwiza turagenda tukamutaramira ndetse nawe ukabibona
n'abatifuza ko bijya kuri kamera namwe turabikora, turavugana tukabibakorera neza. Ibyo bintu mwadutumye mukabigira, mukabibona, mukagira urwibutso rw'ibihe byose, muzajya muhora mubonaho uwo muntu. Rero turabakunda kandi muri abantu badasanzwe, namwe muri abantu b'umugisha. Uyu munsi rero ikintu tugiye kuganira, simbatindira rwose, ndababwira inkuru nkeya kugira ngo dusoze ikiganiro. Ngiye kubabwira rero ikintu tugiye kuganira, abantu benshi mukunda kwibaza, ushobora kuba ufite inshuti, wari ufite umuntu w'inshuti yawe mukundana, umuntu nyine ubona ari copine, ari best friend, cyangwa umuntu w'inshuti mu buzima bwawe cyane ufata nk'umuntu udasanzwe, ariko nyuma igihe cyagera ukajya kubona ukabona umuntu waramutakaje, ukabona umuntu wenda mwaravuganaga ntimukivuganye, ukabona umuntu mwarasuranaga ntimugisuranye, bikagera no kuri level umuntu mwarebanaga amastati no kuri stati ukabona ntimukinazirebana. Ibyo bintu bijya bibaho, igihe kikagera kikarangira. Ikintu rero nje kukubwira, bibaho cyane rwose. Ntuzanatekereze ko ari bajya bavuga guca umugani ngo nta nka waciye amabere. Bibaho ko umuntu agira igihe mu buzima bwawe kandi akagira igihe cyo akakivamo. Umubwiriza ni wabivuze neza mu gitabo cya Bibiliya, avuga ngo igihe n'igihe cyacyo. Hari igihe cy'ibyishimo, hari igihe cy'umubabaro, hari igihe cyo kubiba, hari igihe cyo gusarura, hari n'igihe cyo kugira umuntu mu buzima, hari n'igihe akigira ibyo n'ibyo byongeyeho nk'urugero ariko ukamutakaza. Ariko icyo nshatse kubabwira uyu munsi, wowe wabuze umuntu w'inshuti yawe, wowe watakaje ukabona umuntu avuye mu buzima bwawe, ese hari uruhare wabigizemo? Ese hari ikosa wamukoreye? Ese wigeze umuhemukira? Ariko nimba utarahemutse, nje kuvugana n'abantu, sinje kuvugana n'ababahemukiye, ababavuze, cyane cyane igitsina gore cyo gikunda gushwana gipfuye amagambo, baramvuze, barambeshyeye, barantaramanye. Nibyo bintu abantu benshi bakunda gupfa, ugasanga abantu bapfuye amagambo, baratandukanye, umwe aho yanyura undi ntiyahanyura, kandi muri ba bantu mwapostinganaga ukavuga ni inshuti yanjye, abantu banamuzi banamubona nubwo mutakiri kumwe mu buzima bakakubaza amakuru ye. Ariko nje kuvugana n'abantu batandukanye n'abantu ariko nta kintu bapfuye, nta kintu cyabaye, ugashiduka ukabona umuntu avuye mu buzima bwawe, ukabona umuntu ntabwo ukimubona, kandi nubwo mutandukanye ariko mutandukanye mufitanye amabanga menshi. Umuntu wese agira uruhande rwiza akagira n'uruhande rubi. Uwo muntu rero yavuye mu buzima bwawe, usigara wibaza. Akenshi abantu bakunda kwishinja amakosa, kose nakoze iki, ariko nimba nta kintu wakoze, nje kubwira ngo bibaho. Imana niyo mugenga wa twese, Imana niyo igira irema ibihe ikaturemera n'abantu. Abantu rwose, umuntu ashobora kuza akaba umuntu w'umumaro mu myaka 10, mu myaka 5 cyangwa mu mezi, bitewe n'umurimo Kristo yamuzaniye mu buzima bwawe kugira ngo akoremo, bitewe n'icyo yaje gukora muri ubwo buzima. Eida aje kugusapotinga, yaje ari kwakira amarangamutima yawe, yaje ari kugufasha mu rugendo, kugukomeza, yaje ari kugutera inkunga. Bibaho akaza ari umuntu wo kugusapotinga mu bikorwa byose ugiyemo, akaba hari kugira ngo akumve, ndetse naho ukeneye ko intervena akahintervena. Ibyo rwose bibaho. Rero nje kukubwira ngo wicika intege, wikwiheba, wikwishinja amakosa nimba uzi ko nta kintu wakoze cyari kujyana uwo muntu mu buzima bwawe. Oya, bijya bibaho ko umuntu aza mu buzima bikagera n'igihe akakivamo. Ahubwo haranira utekereza uvuge ngo ese yavuye muri ubu buzima bwanjye hari ikintu namukoreye? Nimba wumva ugasiza amaso inyuma ukumva ntacyo wamukoreye kibi, tuzuba amahoro, nta kidasanzwe. Uko yaje mu buzima bwawe niko yagenda, nako Imana yazana n'abandi ni nako banagenda. Ariko nimba uzi ko nanone mutandukanye, hari ikintu wakoze kuri mugenzi wawe kitagenze neza, hakaba hari ikintu wakoze kitamunejeje, ukaba hari ikintu wakoze kikamubaza, kikaba intandaro yo gutuma ava mu buzima bwawe, genda umusabe imbabazi kugira ngo mugire gute mu bamahoro. Ariko nimba ntacyo wakoze, nimba nta kintu wamukoreye, bamahoro rwose, nta gikuba cyacitse. Ikindi, wiba wa muntu ngo umuntu yavuye mu buzima bwawe utangira umutaramane, biragatsindwa, biranababaje kuba umuntu wari inshuti yawe, kuba umuntu mwagendanaga, kuba umuntu mwakundanaga, kandi n'ubundi abakiri inshuti, abakiri umuntu w'umumaro, kuba atakiri mu buzima bwawe bwa hafi, kugira ngo ujye ugenda umutaramane, ube umuntu wo kumusebya, ube umuntu wo kumuvugaho inkuru zitari nziza, ube umuntu wo kumwicara uvuge ngo uriya byagenze na gutya na gutya. Ngo usange abantu benshi batandukanye gutya, usanga abantu bakireye impamvu kandi bamwe ntibabisobanukiwe. Umuntu akava mu buzima bwawe wenda buvuyemo ari ukubaye umumama, wenda ntabwo ugifite umwanya wo kubonana na wenda abashoti bawe b'abakobwa,
kubera guhuga cyane. Ugasanga wenda bamwe igihe kirageze uwo muntu avuye mu buzima ariko babyitiranyije n'agahugi ngo nguriya se ngo babonye abagabo ntitubabona yarakize ibyo bintu ngiye sinanabikunda ngo umuntu hari urwego yagezeho rwabaye urutuma utakaza umuntu. Ubundi umuntu mwaturukanye hasi niwe mwagakwiye kuzamukana kuko abazi aho mwavuye. Aba na wa muntu ku bantu bizera Imana uzagufasha gutanga ubuhamya kugira ngo abantu bumve imirimo y'Imana. Ariko iyo bitakunze nukuri nje kukubwira ngo nta gikuba cyacitse nta n'inka waciye amabere. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Uko umuntu aza mu buzima niko yanabuvamo. Abantu b'abakristo bamwe hari igihe musenga ukumva umuntu w'Imana cyangwa Imana imunyuzemo iramukoresheje kavuga ngo hari abantu ngiye kuvana mu buzima bwawe, hari abantu ngiye gukura mu buzima bwawe. Abo bantu rero siba banavuze ko ari babi. Hari n'igihe umuntu Imana ibinareba n'urugero ikabona ko igihe mwabanye nicyo gikomeye ikintu igihe kiri imbere mushobora gutandukana kandi wenda mupfuye akantu kubuza ikareba ikabarinda ibyo bihe kavuga ati nagume hariya n'undi agumaha bagume bose ari amahoro bajye bavugana bifurizanya amahoro niyo batanavugana ariko umwe aba ari hariya yifuriza undi byiza. Apana kuvuga ngo uriya aragatsindwa uriya ntakajya bite uriya ntaki utangire umuntu wo kumwamamaza ho inkuru zitari nziza. Oya, ahubwo nimba umuntu yaravuye mu buzima bwawe jya wibuka cyane. Narababwiye ngo ngewe ubutagete zirikana ibyiza, amaso yawe yahanga ibyiza. Dufite abantu bashinzwe kureba ibibi banashinzwe kureba ibitagenda neza rwose. Narababwiye nanjye umuntu arifata no kuri telefone akanyandakira ngo wowe ngo reka nkubwire amafuti yawe ni byiza. Uwo nawe ugari mu muhamagaro we, umuhamagaro we kandi arawukoresha neza. Nawe rero ngewe abo mbambwira niba abandi nifuriza ko bajya mu muhamagaro kureba ibyiza, bajya mu muhamagaro kuvuga ibyiza, amagambo meza. Nimba umuntu yaravuye no mu buzima bwawe zirikana cyane umumaro yamaze. Ashobora kuba ataraguhaye impano, ashobora kuba warakoze n'ubwo bukwe ntagutwerere, ashobora kuba warakoze n'ibirori ntabibonekemo n'urugero, ariko tekereza wenda yakiriye amarangamutima yawe. Hari igihe wari ubabaye wumva ugiye guturika umutima. Ese mwebwe bijya bibaho ntihari igihe muba mwumva ukeneye umuntu? Ni abantu bose se ujye ubwira. Ariko uwo muntu wavuye mu buzima bwawe ashobora kuba ari wa muntu wagenda gugatura agahinda kawe, ashobora kuba ari wa muntu wakiraga uko umeze. Hari n'abantu ntabwo abantu bose batwakira uko duteye. Nabwiye ngo ukuntu umuntu ateye ntabwo abantu bose babana nawe ngo bishoboke, ariko hari umuntu wiyemeza akavuga ati uyu muntu ndabizi uko ateye, agira umujinya, arakara vuba, arahubuka, ariko umuntu akakwakira ukuri. Wenda uyu muntu akunda kuvuga abandi, usanga iyo turi kumwe avuga abandi akaba bizi ko ari kuteye, ariko akavuga ati ruto na ruto reka ngewe uyu muntu turashobokanye, wenda namukundiye ibi. Byandi nabwiye ngo umuntu agira uruhare rwiza uruhande rwiza n'uruhande rubi. Icyo rero naje kubabwira, wikwita cyane ku bibi ngo utangire ubone za defo wa muntu yari afite kandi akiri mu buzima bwawe utarazibonaga. Utangira ubu ngubu mwatandukanye, ari gutangira kumusebya, ari gutangira kumutaramana, ari gutangira kubona ko atari umuntu w'ingenzi. Oya, zirikana cyane bya bihe mwabanye mu byiza, zirikana ko yari umuntu w'umumaro, zirikana ko ari umuntu wakubwiraga amagambo meza ukumva ugize courage, wumve ko ari wa muntu wagufata ukuboko akavuga ati ubuzima bwaryoha, ubuzima bwagenda, ubuzima byagenda neza. Zirikana ibyiza. Nimba yaravuye mu buzima bwawe ita cyane ku byiza yakoze, apana kuzirikana ku bitaragenze neza. Ngiye kubahaho story gatoya, ndabaho ibintu bibiri mbere ko dusoza iki kiganiro. Twebwe twigeze kujya gusenga ndi kumwe n'umushuti wanjye, twebwe twari twubatse turi kumwe n'abandi bashuti bacu batubatse, turagenda tujya ahantu twari tugiye gufasha umuntu, gusura umuntu nyine, gusangira nawe. Yari iminsi mikuru ya Noheli. Tugezeyo turasenga, tugira umugisha, turasenga. Tunasenze Imana iratubwira twebwe aba bana b'abakobwa bo Imana ibaha amasezerano yabo yandi, ariko twebwe abamama Imana itubwira ko idukuburiye urugo. Iratubwira ati ndakubuye, mwari mufite abantu bataraba umumaro, mwari mufite abantu batameze neza, ariko ndabakuburiye. Twebwe rero icyo gihe ntago twabitekerezaga, twese twari dufite abakozi dukunze, dushyizeho umutima b'abantu nyine ubona ko ari abantu beza. Ndashaka kuvuga ko ushobora kubona ko umuntu ari uw'umumaro, ushobora kubona ko umuntu ari uw'ingenzi, ushobora kubona ko umuntu ari uw'agaciro, ariko Imana yo ikabibona wenda ko n'igihe cye cyarangiye, cyangwa yo ikaba inamurebera mu yindi shusho wowe utabasha kumubonamo. Turangije twebwe baratubwira ati Imana nyine iratubwira ko ibinyuje muri uwo muntu ndakubuye, abo bantu basohoye mu buzima bwanyu. Se abo bantu koko ko dufite abakobwa beza badufasha imirimo, ko badukundira abana, ko tujya mu kazi tugasanga twese bimeze neza, turavuga turategereje. Ndabyibuka bwari buke Noheli turataha. Dutashye buri umwe wese byaridurumbagatanyije no kuri uwo muntu. Ngiye nk'urugero nari mfite, yari yansabye uruhushya ariko ari njye ufite urufunguzo rwa gate. Tugarutse rero nje
ubwo natinze kugaruka ariko mubwira ahantu muri famille duturanye ari bo bari kwaba dutegereje ariko icyo kintu kandi si bwo bwa mbere byari binabaye n'ubwa mbere byabaye ko wenda antegerezaho byamubereye umutwaro bimunanira kwihangana ariko ndashaka kubwira ko byabaye nk'inzira ahubwo inyereka wa muntu uwo ari we anyandikira message ngiye naryamye ati ndagushaka ndaryama sinayibona ndyamishije umwana ciduka numva umuntu ari kwisaza avuga ati yansuzuguye ntago yanyitaye kandi abizi neza ko umuntu umamagaye ndyamye ngiye ndyamye telefone ibiri muri silence sinshobora kuryamisha umwana mfite na telefone no ubwo telefone ndayireba mbyutse yansuzuguye ntiyamaye agaciro umuntu arisaza banangwa bati ngendage kandi harashize iminsi mike umwana agize anniversaire ndabyuka umwana wanjye yaramaze kugira anniversaire y'imyaka nk'ibiri namugiriye mu mujyi namuhahiye kwa kundi umuntu ari mwiza rwose namuhaye gift namuguriye imyenda numva nyine nkwiye kumushimira nk'umuntu nanjye ufite uruhare mu buzima bwanjye utantera stress utuma hari ibyamfasha simbikoze gutyo byajoro aridumbara gatanyije arisaza ati ngenda ashaka kugenda atejo nzagenda nukuri ndamugana ngiye nta kibazo ngiye ntagusha ubajya bavuga ngo ushaka kujya iwabo ntago mubuza mu gitondo mushuti wanjye amamagaye agiye kunekereza nawe byamubayeho agituvuga ati se Noheli yagenze gute ndamwe ati uzi byambayeho kuko ntanagiye gusenga ndi mu rugo ndi guteka nta muntu mfite umfasha imirimo ati se byagenze gute ati ngaho ati se ko numva ibyakubayeho nanjye byabaye nk'ibyanjye ni none se wibagiwe ko umuntu w'Imana yatubwiye ko idukuburiye yari yabyibagiwe kandi ndashaka kuvuga ngo twese uwo yaramumaranye imyaka irenga hari 3 undi nawe yaramaze imyaka yaragiye kumara umwaka haburaga iminsi mike ngo amara umwaka ariko twese tumva turi abantu bahiriwe turi abagore badafite stress bafite abantu bafasha imirimo badahangayitse ariko Imana yabireba ikabona abo bantu n'urugero uko ibabona irababona nk'abantu bafite ibindi bintu twe tutabona bafite ingereka bafite imbereka niko babyita imbereka batameze neza nyine Imana irababona nk'umwanda iravuga ati nje kubakurira hari imyandiri iwanyu ndayisohoye irana precise iravuga ngo abo bantu babafasha imirimo twese bigenda gutyo Imana idukiza abo bantu nshatse kubabwira iki rero umuntu nava mu buzima bwawe simvuze ko nawe yari umwanzi simvuze ko yari mubi ariko Imana ibireba wenda ikareba umumaro yamaze mu buzima bwawe cyangwa nawe hari ubuzima bw'umuntu wamazemo hari ibyiza wakoze akugira ngo uzabitobe akugira ngo uzabyanduza akugira ngo uzabyangize akugira ngo uzabiherekeze ibibi Imana ikavuga ati uru rugendo rwabo nirurangirira uru rugendo wenda hari kizabatandukanye rero muntu ufite umuntu avuye mu buzima bwawe wipanika wita umutwe uhora utekereza buri munsi amakuru ye wijya kuri stature buza yase yageze kuri ibi hari n'abafata umwanza ngo uyu muntu tukivugana reka mu block nta kintu bitwara icyo wahisemo ariko sinabyiza ku block umuntu wigeze ku umuntu umumara mu buzima bwawe ahubwo mube hafi nagira ibyiza nagira isabukuru nugira umugisha akakora ibirori akagutumira uzageyo nagira anniversaire ufite icyo ukora ufite uko umuha impano cyane ikindi gihe uzatekereza kumuha impano si gutanga impano si gutegereza anniversaire gusa yimuhe mubwira uti ndagushimira kuko wabaye umuntu w'umumaro ndagushimira kuko hari ahantu wanyambukije ndagushimira ko hari umusozi wabashije kunyambutsa ngewe umuntu w'inshuti yanjye n'ubu ni inshuti yanjye kandi ni umumeyarami wanjye cyane yigeze kumvuga aramvuga amvugana n'abandi bantu ibyo bintu biraza bingeraho nyumvishe ndabara ari umuntu akuvuga akakuvuga ibintu bizima wenda umuntu avuga ati urarakara cyangwa nkanjye wenda ukavuga ati akunda kuvuga cyane ibyo ngibyo ariko ari umuntu akuvugira n'ikintu kumva arakubeshyeye numva arambeshyeye ndavuga ko Mana uyu mushuti wanjye narwanira ishyaka ngiye nitangiye ngewe ntashobora kuvuga ikibi cye kandi nanjye wenda hari amadefo yenzi nkamubera hafi kubera iki yanyitura ibintu ndababara mfata n'umwanzuro bati uyu muntu mukuye mu buzima ariko ndi kubabwira abantu b'umumaro nyuma nza gutekereza ndavuga ariko se nimba undi mwana yaransabye imbabazi nimba undi mwana yarahubutse wenda bitewe nabo bari kumwe akavuga nawe abantu baravuga nawe ukaba ngombwa kuvuga umuntu uvuga cyane bakomeza bavuga n'igihe abantu bagera bakabeshya cyangwa bagahimba kuki nta mubabarira ngezeho ndatekereza nkurura ubwenge nibuka ko yabaye umuntu w'umumaro mu buzima bwanjye nibuka ko ari ibintu byinshi yamfashije kugeraho nibuka ko nanjye mu gihe twari kumwe hari ibyo namufashije kugeraho ndavuga ariko tukiri kumwe ko nta kintu kigeze itandukanya kuki Satani atamuhagurukira kuki Satani atamutera agashaka kutudobereza umubano kandi bitagakwiye kandi hari umumaro wanjye nanjye hari umumaro we
ndavuga nti nyuma y'umubabaro no guhosha uburakari ndamubara mugarura mu buzima bwanjye umushuti wanjye n'ubu kandi urwego yari ariho icyo gihe n'ubu nirwo ariho narumusubijeho kandi nta kibi namwifuriza nawe nta kibi yanyifuriza ariko hari igihe umuntu aterwa rero abo narinje kubwira nimba umuntu yaravuye mu buzima bwawe ukabona ko byarangiye mukaba munabona ntagarura mudashaka kugarurana mu buzima ni mube amahoro ariko nubona ari umuntu wahemutse mu buzima bwawe ukagira n'umugisha ukamenya icyo yaguhemukiyeho ukaba wumva mwakiganira mukagisoza mukagihindura mugarure mu buzima bwawe nta kosa ribaho ritababarirwa na Kristo ahora tubabarira umugarure ariko nimba yaravuye mu buzima bwawe ukaba uvuga ati ntacyo bintwaye pfa kuba twaratandukanye neza kugira tuzatandukane nabi duhore dusebya dusebanya tuvugana umwe aciye undi aca umuriro no reka aba amahoro ujye umwifuriza ibyiza kandi nugera ahantu bari no kumuvuga wowe uharanire kuvuga amakarite ye apana kuvuga ibitagenda neza gusa ngo uvuge ibitagenda neza uvuga amafuti ye uvuga amakosa ye oya wikwifatanya n'abamutaramye ahubwo muvuge neza kandi umwifurize ibyiza icyiza cyose uzashobora gukora uzagikore uharanira ko nawe cyangwa wibuka ko igihe cyose yari mu buzima bwawe icyiza yarashoboye yagikoze ndabakunda rero narinje kubabwira ngo bantu mwabuze abantu mukunda mu buzima bwanyu ukabona umuntu aragenda ava mu buzima bwawe wihatiriza wishyiramo imbaraga zawe hari igihe kiba kigeze Imana kubizera Imana hari igihe Imana ibona ko uwo muntu nyine igihe cye na misiyo ye yaje gukora mu buzima bwawe yarangiye ahubwo icyo ugomba gukora haranira ko uharanira umutekano w'aho ari wiba umubantu bamubuza amahoro ngo yumve inkuru zikuvaho buri munsi ni inkuru zitagenda neza ahubwo mwifuriza ibyiza n'ibyiza uzaba ushoboye kuba wamugenera nubwo atakira hafi yawe uzabimugenere kandi igihe cyose uzajya umwibutsa ko unamushimire umwibutse ko yabaye umuntu w'umumaro nanjye ndabakunda murabona umumaro mukore subscribe mukore share mukore comment mutubwire se ibi bintu bijya bibaho ese nawe hari umuntu wabuze mu buzima bwawe kandi yari umuntu udasanzwe ariko niba ubona kandi ukeneye kumugarura ukeneye kumva wamugumana mwegere tera intambwe niyo we yaba atabikeneye umubaza uti ni iki naguhemukiye niyo mwatandukana mugatandukana buri wese ari amahoro ndabakunda amahoro y'Imana bane namwe